Yes, ubundi isi yacu yari nziza yuzuye amabengeza hatarazamo ibintu bya Satani ngo basange Adamu na Eva hano muri Edeni ngo bagire gute ngo barye ngitunda ngo ibiki n'ibiki. Ibyo ngibyo tugira amahirwe biba birarangiye, hazaho ngo ibintu by'imyuzure ngo Sodoma na Gomora, ibintu bibi bicika, Imana iraduhana. Ariko mu by'ukuri kuri no minsi ya none mwoka byaramwe, ese iyi Kongo tureba hano RDC, Republic of Democratic du Congo, ese ubundi koko ibi ntago bigiye kumera nkabiriya koko? Reba ubwicanyi buri kuhabera, urebe ibikorwa bibi byose biri kuhabera, urebe intambara ziri kuhabera, imitwe iravuka ku bwinshi, ibiki byose bino biravuka bikagera ku bihugu byose, udasize u Rwanda, Tanzania, u Burundi n'ibindi bihugu byose, Amerika ikabyinjiramo, Uburusiya n'abandi bose bakabyinjiramo. Ubu koko ibi ngibi ntago bigiye kuba nko mu bihe bya kera Yesu ataragaruka hano mwinosi. Ibi ngibi nabyo reka tubivugeho mu makuru dukura hano muri Republic of Democratic du Congo. Yes, Mr. Jackson, how are you? I'm fine, I'm okay. Yego rwose hano muri DRC ibintu bikomeje kuba ibibazo nkuko muri Goma mwabyumvise ko noneho wazarendo zinjiyemo. Wazarendo umvishe ko zinjiyemo noneho zikagenda zataka intare za Sarambwe. Jesus Christ, Goma tumenyereye nkuko M23 cyangwa se AFC M23 cyangwa se mu kinyarwanda cyashu M23 yamaze gufata umujyi wa Goma, ariko aba bavuna muheto ngo ni FDLR, wazarendo n'ibindi by'ibitindi gasani byose n'imiserebende bigira gutya biza hano muri Goma bishaka kugira ngo byandavuze umutekano M23 yaremye kuri ino nshuro kuri uno munsi wa none. Ubu ngubu uri kumvira iki kiganiro hongeye kugabwa ibitero, kandi nyamaze AFC M23 yubatse icyitwa banke umutekano usesuye, ariko bya bindi ngo byaturutse ngo kuri Adamu na Eva ngo nitunda bikomeje kudukurikirana. Ibyose nabyo reka tubarambure muri make mu makuru dufite yaka kanya nta gutinda. Yes, Mr. Jackson, tugiye kwerekera hano muri Goma, twongere twerekeze hano muri Uvira, twongere dukubitire hariya Warikare. Nono niho bisa naho urugamba rwa nyarwo ruri, ariko uhita ko upenetra muri wa muhanda ugakomereza hano bita hehe, bahita Kisangani. Buriya izi karitsiye zose uko zombi ari ebyiri M23 izifite mu mboni yazo. Agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Yes, agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Tugeta twerekeza hano bita za Rubero, tugeta twerekeza ahandi bita hano ku mupaka wa Kamanyura. Ikibaya cya Ruzizi nacyo ntago twakibagirwa muri rusange. Yes, reka rero dukubite twanzika nta gutindikanya. Reka tubanze duhere hano muri Goma, ahantu hari umutekano, ibintu bimeze neza cyane rwose. Eske bimeze gute Mr. Jackson? Fisi hano muri Goma rero ukuntu byaje kugaragara nuko wazarendo baje kuba bajya gutezayo umutekano muke. Impamvu rero nuko leta ya RDC yagihaye amafaranga abo wazarendira babwira ati icyo tubatumye ntago ari ukugenda ngo mufate Goma, ahubwo no kujya gutezayo umutekano muke kugira ngo mugaragaze ko ibice byose AFC M23 irimo nta mutekano urimo. Ibyo bintu rero wazarendo yaje kubibishyira mu ngiro muri make kugira ngo, kuko bari barababwiye bati ntago ukwezi tuzabahemba ni mutagaragaza ko hari ikintu mwakoze. Yes, ibingibi birasa naho ari bya bindi bahaye uyu mukuru wa wazarendo bita Justin bitakwira ngo abahereze ngo namara gufata uyu mujyi wa Bukavu ngo bazamuha kuba umuguverineri. Birasa naho ari byo yagize gutya abikwiragiza no mu bandi bikaba byatumye ibi bitero bigaragara hehe hano muri Goma. Yego, ahangaha Goma Monchere Mezame, ibi bitero byongeye kuba byaza ahangaha mu buryo butunguranye, nibyo tugiye kubasobanura 5/5. Yes, Mr. Jackson, rero kugira ngo dukomeze twanzika, ariko hano bisa naho dufite akandi kantu kibanga dusa naho duhishe abakunzi bacu, kuko aya makuru yo muri Goma bisa naho hari uko tutari tuyafite information zuzuye, bituma tuzana umuntu ugiye kuba yabituvira imuvuzi n'imuzinga. Yego rwose ibyo uvuga nibyo. Yes, turakwakire neza hano muri studio, sinzi niba wakibwira abadukurikiranye.
Yes rero nk'ibisanzwe gihe nitwa Pacifique kabisa amakuru yo murumva ko tuyafite neza cyane 5/5 no uvuga ngo rero ibice byose ubu tuvugana muri Goma ntago ibintu bihagaze neza haba Goma haba muri quartier zose zerekeza muri za Uvira uturutse hano za Bukavu ibintu bimeze nabi amasasu ni yose ubu tuvugana muri umugoroba dukurikije amakuru twahawe n'imboni zacu n'abavandimwe baherereyo Mr Jackson ntaguciye mu ijambo banza umbwire M23 tuyimenyereye nkaho imaze kuba yagaragaza ikintu cy'imbaraga gisanzwe uvuze ko umutekano utarisaba tuvuga ko iri gusubira inyuma se cyangwa uraza kubigaruka urabitubwira impamvu nyamukuru rero navuga yuko M23 ntago iri gusubira inyuma ahubwo tuvugana ni mu buryo bwa strategique bafite buri gutuma bakora ibyo bakora mu buryo bucecetse ariko batagaragariza leta Kinshasa imbaraga nke zabo cyangwa shaka bire oreka nkusobanure neza kugira ngo Kabira arimo arazana ibintu by'ibibazo ntago ari Kabira ntago ari ikibazo cya Kabira ntago ari ikibazo cya Kabira ahubwo ntago ari ikibazo ahubwo n'uburyo bujya bukoreshwa muri strategy zose za gisirikare zijyanye n'urugamba cyangwa se intambara muri rusange uko babivuga kose birumvikana kuko bari mu mirwano kandi bahanganye n'ababarwanya nuvuga ngo niba ndi bukurase nawe ugomba kundasa mu buryo wabona uburyo bwose bushoboka none hangare kiri gukorwa yaba M23 yaba FARDC yaba FDLR yaba Wazarendo yaba n'ingabo z'u Burundi na special hebo muri yaba uburetse tureke na hibo yaba n'ingabo z'ababirigi nazo ziri mu rugamba na muce bya za Warikare of course nuvuga ngo uwari we wese uri mu rugamba bagomba kurasa M23 umusirikare wese babonye n'iri target bagomba gushyira mu gipimo noneho rero nka M23 nabo bagomba gukoresha uburyo bushoboka ubwo ari bwo bwose kugira ngo birwane nk'uko umugaba mukuru w'ingabo zabo General Makenga nasenya kubahwa aburetse gatoya Mr Pacific aretse nkubwire basubiriye mu mutekano wangire uretse nkubwire ka nkusobanurire ndi ubwo ati niba General umugaba mukuru w'ingabo yaravuze ati twebwe umufaransa wigeze kumubaza ikibazo aramubwira ati mwebwe mugamije gufata igihugu mugamije gufata leta Kinshasa ese biri mu mugambi wuko mugomba kwigarurira iyi migi yose Gisangani uranagoma mwayikuyemo ngo urabona Bukavu mwayikuye Uvira irugarijwe nawe muri hafi ese na Gisangani muyifite mu mugambi aramubwira ati twebwe ntago tugamije kwigarurira ibice ahubwo twe twirwanaho bitewe nuko twebwe dufite ikibazo cyuko isaha ku isaha yariyo yose twaraswa tukaba twagira twapfa turwana kugira ngo tudashira cyo kintu kucyumva turwana kugira ngo tubeho turwana kugira ngo tubeho niyo mpamvu nyamukuru twumva intwaro zikomeye aho ziri kuvugira tukazisangayo kugira ngo tuzigire gute tuzicecekeye kuzimiriza umuriro aho waturutse urakoze cyane icyo kintu cyumvikane neza cyane yuko rero M23 yaba n'umuturage wore wese wijanditse mu bikorwa bibi bigamije guhungabanya umutekano w'abandi baturage byitwa ko barwanira uri kunyumva neza bagomba gukora igishoboka cyari cyo cyose kugira ngo bagire gute bahagarika ibyo bitero cyangwa se iryo yicarubozo rikomezwa kugira gute gukorerwa abaturage. Yes, Mr Pacific nkuko twatangiye tubivuga ndagira ngo ubanze usobanure abadukurikiye neza 5 hano uyu mutekano hano muri Goma ubundi buriya twavuga yuko ari wo murwa mukuru kapitali ya hano hose ya Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo wenda y'amajyaruguru twavugamo nk'umujyi wa Bukavu ibitero byaraye bibaye wagwani bimeze bivuga ngo ibitero bundi byatangiye ku munsi w'ejo ku isaa 4 uko nyumva neza byatangiye ku isaa 4 M23 ku munsi w'ejo yari yiriwe ahantu bita mu bice bya za Nyiragongo yiri bikora ama operation navuga ko ari mu buryo bugeze kuri butatu mu bice bigeze muri ibi muri bitatu uri kubona neza mu bice bitatu harimo mu bice bya za Nyiragongo harimo muri parike nationale ya Virunga harimo hejuru gatoya hano muri hano za Mutaho mu misozi za Mutaho urana za Kanyarucinya
hano hafi n'umujyi wa Goma mu misozi hejuru Hariya zamutaho huzuyemo za FDLR. yes urakoze cyane huzemo za FDLR hari hejuru mu misozi zamutaho urimo werekeza mu bice by'ishyamba binini cyane bigize iparike nationale ya Virunga hari ahantu hiri bavugira amasasu abaturage batangiye guhunga ariko ibi ngibi M23 mu ijoro irijya gucya mbere yuko rijya gucya ku mugoroba kurumva ibitero byagabwe ku isaa 4 M23 yari kugaba ibitero ku burabo bantu noneho bo bari bamaze kunyemerera kare cyane sinzi ngo banyuze ntunabimbaze kuko simbizi nge nta makuru ndi gutanga y'ibyonzi kuko nari mpari amasasu yatangiye kuvugira mu bice ngiye kukubwira ibi ngiye bigeze muri bitatu si bitatu gusa hari quartier himbi ya mbere himbi ya kabiri quartier Rakeveri Mogoma Petit de Barriere na Grande Barriere izo ni FDLR na Wazarendo zari zagabye ibitero uyu munsi bihagaze bite rero nicyo nandi kubabwira kuva mu gitondo kugeza maginga ya ubu turi kuvugana havuze amasasu ariko ntiyavuze cyane hari ibisambo bigeze muri bitatu none se byafashwe ndetse biranicwa byicwa n'abasirikare baki ba M23 cyase AFC uyu mutekano urimo wangirikano muri Uvira ubuni muri rusange tuvuge ko ari ibisambo cyangwa tuvuge ko ari Antoine Felix Tshisekedi cyangwa se bari abayobozi bandi bafatikanyije bari kuba bakohereza ibyo bisambo cyangwa se nibo ubwabo bari kohereza izindi ngabo cyangwa wenda gatoya sibyo umbabarire gatoya mbere yuko tujya muri Uvira yego mbanze nkubitirana mu gihugu mansozo operation zawo zabaye nuko bihagaze magenganga reka sobanura abantu baduteza amatwi kugira ngo bumve ibyanyabyo byabaye bataza no kubyumva handi bakavuga ngo wenda ngo ni ikindi kibazo sibyo dusobanura ibintu ko byagenze kuko ndi umuntu waho nanabikurikiranye neza cyane isa ku isamba ngomba kumenya amakuru yo muri Goma kuko niho nkorera ikintu cyabaye kuri uyu munsi rero M23 bitewe n'ikibazo bagize byagaragaye yuko sécurité cyangwa se umutekano waho utagihagaze neza cyane bitewe nuko FDL igiye bingiraga umujyi wa Goma ndurabyibuka binjiye barasa ku rwego rwo hejuru cyane ariko ntabwo babashije kunetraliza neza cyane ikijyanye na FDL ndetse na Wazarendo aho zari ziri hose si byose hari n'izishishe mu baturage yes ziracyahari ndetse hari n'umuturage nkuko bivuze hari n'umuturage wavuze yuko yaraza hari haherereye abasirikare aba FDL nabwo sibona bita abasirikare n'abarwanyi n'ibibandi bivuge neza interahamwe inkora marasa umujenosideri nabitwara gisirikare wasize n'umutwe witwara gisirikare wa FDL ugamije umugambi mubisha wo gutera u Rwanda byo sinatinya kubivuga nibutsa n'abantu kwibuka twiyubaka ikindi navuga ubu tuvugana M23 yakoze ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo bagaragaze ndetse banerekane yuko izi FDL ntacyo zisobanuye ndetse na Wazarendo buriya hari akantu nkunda kwibwira abantu bakunda gukurikira uyu muyoboro buriya mu rwego rwo kugira ngo M23 bagaragaze itandukaniro ryabo hagati yabo na leta ya Kinshasa bagomba kugaragariza ikinyuranyo ku kijyanye no kubahiriza ikiremwa muntu cyangwa se umuturage wari we wese wenda nguhaye inyunganizi urumva bwana Pacifique nguhaye inyunganizi urabizi ko Kagame muri struggle yo gufata u Rwanda yakunda kubwira abasirikare be ati ni gute se waba urwanya umujura hanyuma warwanya umujura nawe ukiba nkawe ego ni ibintu bibiri bitandukanye yes ni ibintu urakoze cyane numva ngo ni ibintu bibiri bitandukanye kuba umujura abura ushobora no kuba umujura ukanamwitirira mu rwego rwo kugira ngo ufate n'abandi bagize gute bita abajura cyase nabo bari abajura kugira wisanishe nabo kwivanga n'abantu gukora infiltration burandaje mbabwire na infiltration zakozwe n'Abazarendo mu bice bindi bigiye bitandukanye ngo rero hano mu mujyi wa Goma ako kana nakibagiwe gatoya naho haba icyo bita infiltration mu ukwikusanya kwa bamwe mu bahoze ari abarwanyi ndetse n'abasirikare ba Kinshasa bari bakibarizwa he hano mu mujyi wa Goma uyu munsi iyi tariki ntabwo izibagiranwa mu mateka ya Goma bwana Pacifique habaye ibitero bitunguranye bitunguye abarwanyi bayi mu 23 habayeho kugaragara ko abayahuza ari abasirikare benshi bahise bihindura Abazarendo nibi bitero byaturutse za Nyiragongo bikaza bikajya za Kanyabucinya bikagera za Mutaho Seserike Mogoma Quartier Himbi ya mbere n'iya kabiri mu mujyi rwagati urumva
muri Centreville muri Goma hano kuri petite barriere kuri grande barriere bisobanutse ko Goma yari imaze kugira gute gusa nk'ayifatwa n'abarwanyi ariko kubera ko M23 bafite impamvu nyamukuru ituma barwana kuko kwamburwa bino bice niko kuneshwa kwabo kandi ntabwo ikipe ineshwa cyangwa se urwanira ukuri kwishyira kwizana kwe ntabwo bigomba gupfobwa n'uwari we wese by'umwihariko nk'uyu mujenosideri amakuru ufite nuko ibitero byabo biterwa inkunga n'ingabo z'Ububiligi ntabwo navuga ngo ni ingabo nabo ni abajenosideri babi cyane kuko niyo bazanye Roni ifite ingabo 300 hafi na 100 by'abahoze mu ngabo za FARDC abo bose barekuwe mu iri joro ryahise tuvugisha ukuri Roni aki Monisco ni ikibazo muri hariya muri Goma tuvuge Monisco sibyo tureke na Roni ariko byose ni imiryango kandi ikorera hamwe ni imiryango imwe nuvuga ngo rero iyi Roni cyangwa se Monisco iba hano mu mujyi wa Goma isanzwe ifite abarwanyi ba FDLR babari usibye na FDLR FARDC kandi nabo ofisiye gusa harimo umuntu bita ninza kumwibuka ndamubabwira sibyo yahoze ari umuvugizi wa FARDC hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko hano muri Sud Kivu na Kivu y'Amajyaruguru yahoze avugira ingabo za FARDC mu mirwano yaberaga mu bice byose bigiye bitandukanye byaberaga hano muri Kivu y'Amajyaruguru sibyo mu ntara nyine ya Kivu y'Amajyaruguru amakuru ufite n'ayangaya rero nuko uyu mugabo yabashije gucikanwa agahungishwa na Monisco ndetse n'abandi basirikare bageze hafi mu 1,200 ubu tuvugana nuko abari hano mu mujyi wa Goma bose aribo bagerageje kurwanya M23 igihe FARDC wazarendo FDLR binjiraga mu mujyi wa Goma mu rwego rwo kugira ngo bigarurire tugaruke gato kuri Sadek nayo iba hano mu mujyi wa Goma sibyo turkumvikana iba hano mu mujyi wa Goma tuguteza amatwi nayo rero iri muri bamwe bateye inkunga y'imirwano yabaye urumva ndavugisha ukuri se ndakubeshye se wona rindi aba bantu nge nakurikiranye ibitero nabaye umwe mu bahunze reka ngira ikintu mbibutsa rero Pacific kangira ikintu mbibutsa Pacific muzi ko ubushize South Africa ishaka kwihorera hari indege zavuye muri South Africa zikaza zikajya ku kibuga cy'indege cya Lubumbashi noneho babonye ko AFCM Ventura imaze gufata kavumo bahise bagenda bajya mu Burundi abo bantu rero bagiye mu Burundi mwibanga rikomeye cyane biravuga ko aribo baba baza bakambuka umupaka urumva bakajya gutanga ramforo no muri Uvira kandi murabizi ko South Africa yagize igisebo cyo kuba yarafashwe na AFCM Ventura rero muri make urumva ko ingufu zose ari aho ngaho zituruka ikindi twakwibutsa abantu kuri iyi Monisco iri aha ngaha ikomeje kuba ikibazo kuri AFCM Ventura bakaza bagakingira ikibaba aba wazalendo na FARDC igituma rero babikora urabizi ko Monisco ibi bintu AFCM Ventura igora byo kugarura amahoro ahantu yafashe ni ikintu gituma Monisco itarya kuko kubiri iri hariya mu myaka 30 ishize ariko nta kintu yagaragaje cyiza kigaragaza ndashaka kuzamenya ubundi abantu batumye Monisco ari bandi kuko bisa nayo Monisco nayo hari ukundi kuntu isa naho yunguka ko ni imitwe nyine ni imitwe ni imiryango ngiye nkuko bitangiye bivuga muri introduction ku izina ry'Imasha Afrika twaragowe pe reba Kadafi baramurituye reba uko dushaka kwigira neza ubukungu bwacu bakabye wasanga n'ubukungu bwabo bwaranashise kankubwira akantu gatoya yashaka gushyiraho ubumwe bwa Afrika kankubwira akantu gatoya ibi biramba impamvu aba perezida barurwanya wakibaza impamvu nyamukuru ituma mu Rwanda barufatira ibihano nuko ko bafite ahubwo reka ngusobanure gatoya Kagame yicunge ejo bundi Kagame namubonye kuri hariya igihe turi kwibuka ari kubunuriza abazungu bavuga ati ewana ngo mwarapanze ngo muzanyica twabonye na Roki nawe n'umufaransa woherejwe ngo Roki nawe yasobanuye ko mu kigano yakoze yasobanuye ko hari umufaransa bigeze bohereza ngaze kwica ngo Kagame urumva na n'ubu ngubu igitekerezo cy'amumpamya ko ni mu gihe bari muri gahunda yo kuza gufata igihugu yabakuriyaga kuntuza kuri kantuze bajya vuga bakita ngo icyereko abantu bari kutwumva buretse mutwandikire muri comment byandika bamukuriye agake yabakuriye buretse shyiramo discipline nawe abantu mudukurikiye bamukuriye agake
uravuga ngo bamukuriye agake Mushyire muri agahukuki screen. reka twihute Kagame yarabibakoreye. yes nuvuga ngo rero twihuse cyane nanjye kukubwira ngo ushobora kwibaza impamvu nyamukuru Umva reka nyine- tubisobanure Reka mbaze twe tutararangiza. yes Kugira ngo turangize uhite ukomeza nuko uyu nguyu Kagame reka nkubwire nashake avuge abaturage twese b'igihugu cy'u Rwanda tujya kumucungira umutekano kuko ijambo yavuze bundi aba bazungu bararyumvishe nabonye n'ibinyamakuru byarigarutseho ngo go to hell fisi mon cher tumucungire umutekano kuko abantu bashoboye kuzamugenza nka Kadafi Uriya- ari mu nzira nziza pe. uriya generali mukuru w'ingabo za Uganda bita Muhozi Kainerugaba aherutse gupostinga kuri Twitter ngo nkunda umusaza wanjye ngo mumurinde at any cost kuri buri kimwe cyose byasaba buri kimwe yes rwose nk'abanyarwanda tumurinde kuri buri kimwe cyose byasaba. kankuruhire ejo nzajya no ku birindiro bya gisirikare mbaga ati ariko mwabaye mu ntije akantu k'agatako k'inkoko agatako k'inkoko nkajya nkagendana kugira ngo nkomeze gucunga nanjye umutekano gake gake. kankumbwire urumva nari ndimo nibwirira abakunzi badukurikiye nonaha buretse ntabwo izo ari burage ibi ni ibintu biri seriye ni ibintu bya nyabyo tugomba no kuvuga kunababwira kugira babisobanukirwe ubumwe bw'abanyarwanda sibyo wenda ashobora kuba ntari umunyarwanda haba umukongomani cyangwa umurundi none suri iki hagati aho ndi umunyarwanda kundi mu Rwanda uri umunyarwanda none se mama ntago muzi mukansi buretse gatoya impamvu ndi kubabwira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bushyirwe imbere hagati aho ngaho ni uko umunyarwanda uwitwa umunyarwanda wese agomba kunga ubumwe n'uwo bavindimwe cyangwa se n'uwitwa umunyarwanda wese. Impamvu u Rwanda rufatirwa ibihano ni uko uwitwa umunyarwanda cyangwa se umunyarwanda ava akagera agaragara nyine nk'umunyarwanda kandi yunga ubumwe n'uwo ari we wese witwa umunyarwanda aho aturuka ari ho hose, yaba uba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba uba mu bihugu bigiye bitandukanye, sibyo? Bose bunga ubumwe kandi barumvikana barakundana. No nk'amahanga reka nkubwire buretse gatoya buretse mvuge impamvu nyamukuru amahanga akomeje kwibasira u Rwanda akanafatira ibihano nuko u Rwanda rwashatse kugaragaza yuko batakiri ku ruhande rw'Ababiligi kandi atari bo bakoze badateza amaboko abo bazungu cyangwa se abo barugigana by'umwihariko bagakunda buhake bivuga uko bagakunda buhake bashaka kuduhaka ngo tuba bacakara babo ariko u Rwanda ntabwo rwigeze rwemera icyo kintu. Reka abarundi bakigikiwe cyangwa se barangajwe imbere na neva baba ari bo babahake abahake cyangwa se abakongomani yabaye n'umuhake cyane nkuko Kisekedi ariko reka nkubwire ubundi wabishuti na Kisekedi ukamera gukurikiye abarundi badukurikiye aburetse mu Rundi abarundi ntago ari abarundi bose batwumve ntago ari abarundi bose perezida wabo si tumututse si tumugize gute ariko ari mu nzira mbi nakora akazi wenda ariko areke no kusebya n'u Rwanda n'ibiki gushyigikira amafuti ariko kwikundanire nk'abantu bari basanzwe n'undi bakundana b'abasivile baraho. Buriya umuntu wese utuye mu Rwanda azi ibyabaye, azi amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tugaruke muri Kongo niho impamvu umurundi cyangwa se uriya perezida wabo urangaje imbere yaba reverend kuriyo yaba perezida uriya reverend kuriyo niwe wungirije ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi, sibyo? Perezida wabo niwe uriyoboye mukuru mukuru mu ishyaka birumvikana, ariko reverend kuriyo amurusha ijambo kubera ko afite influence afite abamukurikira batari bake kugeza na n'ubu. Yes, bari mu ishyamba n'abari Paul abantuze n'abandi Pacific. Ndakumva cyane. Reka dukomereze muri Kongo. Reka twikomereze mu Rwanda. Ari ibintu bijya bimbabazi yongeze mu Burundi cyangwa komoza ku ngaruka z'Ababiligi. Iki kibazo nako cya Republic of Democratic du Congo, abakongomani ibibazo byabo bafite bitewe na Kisekedi byatumye n'abarundi twangana mwana. Abarundi ubusubura cyabona abantuze baza gucurangira hano mu Rwanda. Abanyagiso baracyajya gukorera ibi. Baretse bivuga abanyagiso barase bamaze iki? Ngo bamaze iki? Babujijwe n'iki? Nkubwire basuzugura si bajyego bagakora bagashimisha abarundi. Abarundi bakaza no bose baturira. Wanyumvise neza ntabwo mvuze bano banyagiso kuba bajyayo mu nyungu zabo
ni mu nyungu z'umuntu wese abasohokeye igihugu uzi Nyagiso agira ikibazo mu Burundi nyine ikibazo Kagame yahaguruka akavuga reka musobanurire impamvu umuturage wanjye bite Nyagiso kuba yajya mu Burundi n'ubu yajyayo yasaba ibyangombwa akajya agakorerayo ariko ubu tuvugana umuturage ndeba ku nyungu buriya nujya ureba nujya uretse gatoya nujya wumva inyungu z'umuturage wese utuye igihugu ikintu gitoya wumvishe abanyarwanda ejo bundi bagiye gutaha ubukwe Burundi bakabafunga icyo kintu naracyumvise nibyo ndi kugarukaho ko si umuturage gusa nta nubwo ari icyamamare Nyagiso uvuze uwo nguwo akina komeye reka n'uwo nari mvuze nyine gutya uwo nguwo rero kuba yajyayo n'ubu ngubu yakakinoza akajyayo kuko baramusika ari umukomeye ariko se ntabo wumvise arabivuze neza ntabo wumvise badafite n'aho bahuriye n'ibya politike batashye ubukwe gusa bakabafunga badasiba icyo bamukorera none se niyo mpamvu ndi kubwira ngo tujye tureba ku nyungu z'igihugu umuturage niwe nyungu niwe ugize igihugu habayeho nta muturage nta repubulika yabaho n'ubundi igihugu ni abaturage igihugu niba umuturage rero twigarukira hano muri Kongo kabisa cyane reka tuhagaruke tujye tuvuga ibiti tujye kubabirigiza tujye tuvuga n'ibyo abantu bagomba kumva niba umuturage atajya mu gihugu imipaka yarafunzwe ibyo bintu bisobanuye iki repubulika mbi u Rwanda ntabwo rwigeze rufunga umupaka habe n'uwa repubulika ya Kongo Goma irafunguye petite barriere irafunguye grande barriere irafunguye Tanzania umupaka wawo urafunguye Kenya n'iyindi mipaka yose irafunguye ibirere by'indege mu bindi bihugu birakora ariko mu Burundi bigeze ubona bikora Rwanda iracyakorera ariko reka banabifunge byarafunzwe byose barabifunga bafite icyo baturusha iki amavoka bakaturusha imikeke uraseka iki mu kiganiro nawe ubwo urimo urasesereza bwana Fils bwana Fils twigarukiye nyine ahantu perezida w'u Burundi yabyiciye reba kuntu yanagiye agafunga imipaka ariko mu by'ukuri na Kisekedi ubwe bari kumwe muri gahunda zose Kisekedi ntabwo yigeze afunga imipaka ubyibuke Kisekedi byo ntabwo yabikora nyine mbabwire baretse gatoya baba rushinga n'imikenge ariko reka neva ujya muri Amerika banga zijyana avoka zo kuzitara bwana perezida muzima ngo nzitwarira avoka ngo voka muri Amerika ngigurana naye agahinda buriya kamubwira sibyo sindi umurundi habe na gato sibyo sineze no kubawe ariko reka nkubwire nitujya tuvuga duyishyira ibintu muri logique dutekereze ejo n'ejo bundi ese neva uvuga ngo jewe yo nge muri Amerika sanga avoka igurana naye bivuze ngo niwe wenyine wikunda nagakunda abarundi niba avoka igura nga wagerageje uburyo ki wowe none mu gihugu cyawe izagura $100 $5 ugeze muri Amerika usanze avoka iragura $10 ngo zajya nzijyana nzitareyo ngo nzirireyo uri umuperezida wangu uri umuperezida w'avoka uri umuperezida w'amavoka uri iki ari abantu batikuzo uriya umuperezida buriya akantu bafite k'icyubahiro nuko ari abantu bambabarire kuba dusetse nimwumve yuko ibintu dusetse perezida ntago tumusetse ahubwo dusetse ibitekerezo bye aho gushakisha icyateza imbere abaturage ngavoka ngo sanze muri Amerika ngigura ngo tujye tuzijyanira uzazijyana dukomereze Uvira no reka Uvira cyangwa se Warekare Uvira reka mbijyanye n'uyu perezida yari komanda ravati igihe Uvira izabiri gufatwa twaramukurikiye neza cyane mu kirundo igihe Uvira uzabiri gufatwa ngo nawe ngo igihe u Rwanda ruzaba rukunze Uvira kuko ntago yemereye mu vetero ngo ntago ari abakongomani avuga ko ari abanyarwanda ngiye Uvira izabiri gufatwa ngazaca nawe mu kirundo ajye gufata ki ngo Kigali kuko imuri hafi azanyura he bizaca muzenze baravuze ngo uzigera na rimwe atekereza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo ntazamenya inkuba igize gute ese mu minsi yashize inkuba igeze gute imukubise none se muri hara muri kibira makuru yo mu kibira nibyo nagiye kuvuga urakoze cyane iza nkuba birabiva hejuru ira operation misumari ira operation muri ture ira operation mu kiniki ira operation mushingure uriya mushingure nta nigufwa uriya operation mushwanyaguze yakozwe n'izenku sinzize hanjye ntago nziza numvise zikubita nabyo muse bigenze uko ntimuzamenye iki nzazi
ntimuzamenye ikibakubise azibeshye reka nkubwire rero fisi nanjye nzajya guhita mbwira RDF ntiza kabunda aburetse agatako k'inkoko RDF nturumwe muri bo bo bafite uko bakora azanjyana ku ikosi nyine reka nkubwire bafite uburyo bakoramo uzagerageza nose wagize ngo igihugu gitewe ngewe nasigara ndyamye mu rugo cyangwa ngo mpungu usibye nawe nanjye n'uyu n'uriya twese nk'abanyarwanda dushyigikiye ubumwe no kwishyira kwizana kubera ko tuzi aho twavuye naho twahoze tugomba gukora ibishoboka ibyo byose kugira ngo turengere ubuzima bwacu ntabwo FDLR n'umunsi wa rimwe izigera ikabitera ku Rwanda reka nababwira mwa FDLR rimwe ndabize FDLR zirakurikira cyane niba munadukurikiye mu byumve nta n'uyu munsi muzigera na rimwe batuka bagira gute mudutuka uko mubishaka tuzahora iteka turenga turwanira kwishyira kwizana ubumwe bwacu nk'abanyarwanda bazibeshye se batunguke hano mu Rwanda batunguke mu mujyi bazacaye bizaca mu mashyamba reka nkubaze bazacaye no mu gihugu cy'u Rwanda sije wabivuze urangiye njya nkurikira cyane ndi umuntu ukurikira bizaca mu ziye nzira ngo bagaye bitere ku Rwanda James Kabarebe nibyo yavuze nyine bazacaye vuga ngo ndi kumwigana ariko ngiye mvuze mu izina rye aho bonisa bazacaye bizanyura mu zinzira CDS Kabarebe yaravuze ntibashobora kuza ngo banamare n'iminota 5 ku butaka izaturuka muri areba igihe bari harya Sankara muramuzira reka nkubwire Sankara nta yamaze igihe kinganikira yanahabwa imbabazi ibyo yakoze yanafashwe anahabwa imbabazi arafungwa anahabwa imbabazi bazafatirwa impamvu wakibaza iyi ntumwa Jonathan Trump Masad Bulos Masad Bulos waje akagera hano mu Rwanda yavuze ngo iki niba barakurikiranye ibyo yavuze ni byinshi yaravuze ngo yewe igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'ibindi nta gihugu n'iki na kimwe ku isi ndawa kimeze nk'u Rwanda gifata bahoze bakirwanya bagagaruka muri Kongo hari amakuru ya danje muri Kongo nituya tuvuga ku gihugu cy'u Rwanda ujumbabarira kuko angani reka tubwire n'abadukurikiza umutekano nta gusa n'uri muri Kongo bro yego nibyo reka tubwire n'abadukurikiye muri Kongo uko bimeze tujye muri Uvira harani iwacu muri Kongo tujye muri Uvira harani iwacu niyo mpavuga iraza amasisi batu MV turatutse tunaweza rudia kwetu muri Rucuro igera he na zahe bro nujya wumva ndi kuvuga cyane nkanarira mba nababaye cyane aba ngabo ngo namahanga abari bo bose bitwa ngo barahagarika vase za M23 bararushwa n'ubushya nanjye mfite intwaro najya kubafasha ndetse nzanajyayo nabonye muri groupe bari gukubita umukecuru wakabonye nakabonye bagakizemo bari gukubita umukecuru we wakabonye wabibonye bara n'ababyeyi bacu tutitaye ku Uwari we bari muri groupe ndongera ngasubizemo muze kureba murebe ibintu bakoreye uyu mukecuru n'umukecuru kandi nababikoraga n'abasore nanjye wenda nuko mutari kumbona ejo bundi muzaba mumbona kuri screen agara abasore ura n'umugabo n'abagabo nyine bibisore bafite imbaraga bari babiri wamwita umugabo ikigoryi ufata umuntu wakubyaye umubyeyi oya siba icyo kintu uracyumva umubyeyi ukamukubita inkoni umuntu wakwiba umukecuru w'imyaka hafi nka 40 wowe ufite imyaka 40 n'undi ufite imyaka 20 bakamuteranira gusubiramo ibyabaye mu Rwanda abantu babiri bari gusubiramo ibyabaye mu Rwanda iri kubera mu gihugu cya Kongo sibyo nicyo yatubivuga tujye tubivuga abantu babyumve tugomba guhamagariza amahanga niba batwumva mutwihanganire pe dusabye imbabazi byibura mwumve murebe ako se turabasaba imbabazi mwiki ko natwe impamvu batatwumva yagize bari kumva ibyo Tshisekedi avuga dusaba Imana ihindure Tshisekedi aya mahanga nicyo kibazo iramuhindura gute imuhindure nyine mwereke ntago ari gukora uriya niwe kokiye vide yafashe mu 23 ayita kokiye vide ngo ni igikonoshwa kitagira ikintu n'iki kirimo gikoreshwa na leta y'u Rwanda cyangwa se na Kagame ngo ni kokiye vide icyo kintu uko cyumva mister abantu barwanira kwishyira kwiza kokiye vide bro
kandi hari iwabo kokiye vide MV3 AFC bare twirwaneho byose baragaragara. Hari abantu barwanya M23 njyamura wenda nk'abarundi ngabo bita ngo ba patriote ngo bita ngo ne ba bafu ngo nibiki bakagaragaza ngo hari semusenyaturu umutwe washinze banke umutwe ushyiraho polisi ni mutwe bwoko ki kankubwire cyangwa n'aba mutwe kankubwire abantu bari kurwanya M23 hariho Mike Fafu hariho Mai sisanzwe hariho semusenyaturu zabyawe na FDL hariho na FDL hari ingabo z'u Burundi hariho Sadek hariho groupe Wagner group harimo Blackwater urumva harimo FARDC harimo ingabo za Zimbabwe harimo ingabo za Angola hariyo n'abandi bagiye batandukanye benshi cyane n'abarundi abo bose bari ku munzani bari gupimwa nayo mu 20 yarabakubise bavana na gatatu irahagije uyu mutipe drone uyu mudamu bita ngo ni Wagina kwa Ikwamba mu ijambo aheruka gutangaza yaravuze ngo M23 ngo ni igihugu cy'u Rwanda ngo nibo bafite intwaro zihambaye muri aka karere. Wagina rero kwa Ikwamba ati rwose u Rwanda narwo ngo rurakaze mu byerekeranye n'intwaro ngo zikomeye cyane Mr Pacifique na Mr Jackson. Nibyo koko Wagner Kayikwamba yarikanza ati u Rwanda rurakaze ku byerekeranye n'intwaro n'ibyerekeranye n'igisirikare mu kurwana muri rusange, ariko mu by'ukuri ukuntu abivuga se nabo se ni ibintu bigoranye. Kongo se niturusha amafaranga kuki se intwaro batazigira bazikuye heza reka nkubwire amafaranga cyangwa baturusha amabuye y'agaciro uretse gatoranga nta mafaranga se bayakuye amafaranga bayakuye he mu bihugu bya mbere bikennye uzumva u Rwanda rurimo harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no Burundi aribyo bihugu biri ku mwanya wa mbere ariko se reka kanyuma hano muri Afrika ntari kwibuka amazina neza reka nkubaze nibo banyuma kuvuga ngo nago baturusha amafaranga abantu bajya guhayaringa abanuza abacancuro urumva ari gute bataturusha amafaranga ko basesagura none se fite igihumbi fite bibiri niba tujyana tukavuga ati reka nkoreshe bibiri ngiye nkoresha igihumbi kubera ko genza ubwenge ngomba gukoresha igihumbi kandi icyo gihumbi nkoresheje kikangira umumaro kurenza wone. None se reka tuvugane gatoye reka nkubwire niba barahamagaje abacancuro bakoze iki ntago bahunze nibaciye mu Rwanda se ntacyo bakoze ariko reka tubyemeranye ko baturusha amafaranga bakuye ahubwo bayakoresha nabi. None se bayakuye kukubwira bayakoresha nabi baba bayafite baba batayafite iteka tureba wakoze neza kurusha undi kunyumva neza bareba wakoze neza kurugira gute kurusha undi. None se reka mubwire niba barakoresheje abacanshuro hari agace na kamwe yumvize bambura M23 ahubwo niba bakuye no mu mujyi wa Goma bari bahari ntako. None se reka mubwire Brakota ziri he ntiziri muri Nyagongo ziri muri Kongo ntiziri mu Birunga uducumunani bambuye M23 badukuye hehe twavuye ijwi baba banyuze birabyara ubucengezi reka nkubwire byari ubucengezi kandi babasubijeyo reka nkubwire reka ngusobanurire turaduce reka mbabarira gatoya ngusobanurire sibyo ijwi ya mbere muri kuvuga muzanterere kwijwi ni muhagati ni ku mwami w'ijwi uretse gatoya ni mu kirwa kiri hagati muri hano muri ntuzi hano muri Kivu kiri muri Kivu ijwi yo ngiyo office avuze iri muri Kivu baba baranyuze hehe kugira ngo bajye kuyigarurira ijwi ya mbere n'ijwi ya kabiri hari ijwi noro hari n'ijwi side hari ijwi yepfo hari na ijwi y'uruguru nuvuga ngo ni ibice bibiri bitandukanye yaho mvuga rero ni ku mwami ibyo rero nta na byimwe bigaruriye icya kabiri ibi bitero biri kugabwa mu mujyi wa Goma biri kuvuga yuko ahubwo iyo muvuga mu mujyi wa Goma mukareka kuvuga ijwi ntago ijwi yigeze yatakwa n'umunsi w'uyu warimo ijwi none n'ikikwemeza nta n'umusirikare wa M23 uriyo kandi hayobowe na M23 kugira ngo byumve neza ijwi ryo ni fisi wari ubigarutseho ariko mu by'ukuri bariya bawazarendo bari baje bakora nk'ikintu kimeze nk'ubucengezi kumwe zira FDLR zigitsindwa hano mu Rwanda
zikajya muri Kongo zayaga ziza gukora icyo bita ubucengezi kugira ngo zirebe ko ari ibice bye zakisubiza bikabananira. Rero ni muri ubwo buryo ziriya wazarendo zabikoze kubera ko amafaranga zari zarahawe na leta ya Kinshasa bari babwiye ati ni mutatugaragariza umusaruro nta yandi mafaranga tuzongera kubaha. Nicyo cyatumye rero baza bakavuga ngo bagiye guteza umutekano muke muri Karehe. Yes. Muri territoire ya Karehe na Nyangezi. Noneho rero baraje barahifotoreza nk'uko ubizi ko abakongomani ikintu cya mbere bakunda ni ifoto. Ndakumva cyane. Baraza barahifotoreza ngo bagaragaze ko nyine bafashe uduce muri make bagaragaza umusaruro w'amafaranga ku bijyanye n'amafaranga babahaye. Ariko mu by'ukuri biriya nta kuri kurimo. M23 yakoze icyo bita gukirininga. Barahanagura babirukanamo. Kugeza ubu ngubu biriya bice byose bavugaga 8 ntago bakirimo. Reka nkubwire rero ibyo bice bavuga ngo ni 8 sibyo turumvikana cyane nta na kimwe bigaruriye. Kagatongo operation yabereye hano muri Nyiragongo irifatwa ibyo bavuga ngo bafashe umujyi wa Goma ngo batesheje umutwe mu 23 byose bategetswe na leta ya Kinshasa ariko ntacyo byatanze. Niyo mpamvu ngo iyo turi kureba resulta zavuye mu byakozwe tureba ibyiza kurusha ibibi. Niba rero turi kureba ibyiza ubu tuvugana tugomba kureba uwegukanye itsinze. Niba duhanganiye ikintu ngewe nawe hagomba kugaragara uwatsinze pano wabikoze ngo yagerageje ngo niwe yakoze neza kurenza undi. None se warengeje ute kandi nge nagitsindiye wowe wagitsinzwe wakoze neza ninde? Hano harapudete aburetse gato afise aburetse uwakoze neza n'uwagize ute n'uwatsinze n'uwabashije kugumana ibice. None niba uno munsi hagabwa ibitero bikagabwa na FDLR na Wazarendo na Blackwater na groupe Wagner uwatsinze hagaragaye nde? M23. None se hari bitero urukumva ya masaha hari bihari ubu ngubu uko bigaragara muri Goma haratuje. Nzanye ko naho mbona itoroshyira hari umuntu umpaye amakuru arambwira ngo abarundi se niyo message wasoma abarundi ngo bagize gutya hano muri Uvira bagaba igitero kure mu 23 ariko ni cya kindi ngo basaga naho bari kwigana iri joro ubu tuvugana ngo bari kwigana ngo M23 kuri baba tekinisi babo budushoka ushaka ngere muri Uvira ngo nabo ngo niko babigenjeje. Iyo ni update y'aka kanya oya nushakwe na reka iyo ni update y'aka kanya reka ngere muri Uvira ni bushaka ariko ngo ibyo bahuye nabyo n'uruva guse zarizo zose zikorwa na n'ingabo z'u Burundi zose aho ziva zikagera. Ariko reka nkubwire abarundi baba bagerageje se bari hehe? Ntabwo bari mu bice bya Zamasisi Antazamugunga ahantu bita kuzi ikintu kintangaza narindi yo kugira ngo ubyumve neza cyane nari mperera hano uzi ikintu kintangaza. Reka nkubwire ejo bundi perezida w'u Burundi yagiranye ikiganiro na BBC ramubaza ati ko wagiye gufasha Kongo none ku kibaguma bafashe ibice aravuga ati ibyo ntabwo byabazwa ngewe ngo byabazwa ngo Kongo uretse na Kongo aravuga ngo ntago ari Kongo ngo ni perezida Pike Kagame ngo niwe wabikoze. None se barabibaza Kagame niwe bahanganye cyabahanganye nawe mufeto ni kwa gufata ikibazo cyabo. Leta y'u Burundi yabonye yuko na ibibazo byabo batakibyikoreye. Niba perezida Kagame agiye kwikora buretse niba Kagame agiye kwikorera ibibazo bya Kongo akanikorera ibyabo by'u Burundi simbizi ubwo rero niva sinzi ngarakora iki ibyo bivuga ngo bamubaje icyo kibazo yabuze ibyo avuga. Buriya nuko yanze kuvuga Kagame hariko niwe aragiye kuvuga nose avanga ifatwa rya Uvira ngo azatafata kigaranyuriye mu Kirundo bizaca muzenzi nibira bavuga ngo uhire mu nzu n'ahadapfunda imitwe. Yes urakoze cyane uhiriye mu nzu ngo ntadapfunda. Reka nkubwire ushaka kubura umunyarwanda ahubwo icyo ngiye kukubwira n'uyu mu president w'u Burundi never uyu never amaze kubona ko igihugu cy'u Burundi gikennye k'amavoka dahagije n'imikeke agahita yirukankira hehe muri Kongo kugira ngo arebe ko udufaranga Kisekedi yamuha twagerageza kuzamura ubukungu bw'u Burundi. Yanafashe n'ibisigazwa suko twirukanye babiri akaba ari ubakira yanafashe n'ibisigazwa inkunga ajya yifatira mw'abarundi nago rwose tubateye ibuye ariko president wanyu yakiriye amafaranga twe twanze ni imisigazwa nyine muri rusange kandi gitangaje nawe agenda yivuguruza yarabanje aravuga ngo ibintu ngo by'amoko ngo byaturutse mu Rwanda.
ikiganiro yakoze bwa kabiri yahise avuga ngo noneho ngo ibintu ngo byazanye n'ababirigi neva hari ikintu nigeze mukundira ntabwo ajya afata umwanzuro ngo avuge hari ikintu nigeze mukundira kimwe nuko wenda yabaye nk'utandukira akaba yaragiye mu bindi bintu utamenya byo kugira ngo ashwane n'abaturanyi be yagize gutya yereka abaturage ko bari kumwe akajya ajya kwifotoza bari gusangira urwagwa basangira ibijumba kiriya kintu ni ikintu cyiza cyane afashe n'agacuma yego n'agacuma kiriya kintu ni ikintu cyiza pe ni ikintu pe nanjye ndi umuyobozi nagikora najyaga mbona na Obama akiri ku buyobozi ajya mu giturage agasuza abaturage bakamuha ku mineke ndetse n'uriya Kikwete wapfuye nawe yajyaga mu baturage bagasangira ibigori nabikora ariko mu buryo buri iki kintu Kikwete yapfuye se ni John Pombe Magufuli watanze Kikwete kandi ari ukiyoboye ariko reka nkubwire akantu gato reka nkubwire abantu mudukurikiye tubabwire ibanga rya Tanzania ntago ayoboye Samia Suluhu Hassan hayoboye Jakaya Kikwete arabwira Samia Suluhu ni nayo mpamvu avuga rimwe akumva icumi Pacifique ni nayo mpamvu ingabo za aramubwira rimwe akumva ishuro 10 umva nkubwire Pacifique ni nayo mpamvu ingabo za Tanzania zipfira muri Kongo zagiye muri Kongo zari muri SADC bishwa ramagana bro wibuka ko Jakaya Kikwete yakunda kubwira u Rwanda ati muganire na FDLR yes bigaragaze ko rero uyu nguyu Jakaya Kikwete niwe ukiyoboye nubwo bavuga ngo uyu mugore ngo Samia Suluhu ntabwo ayoboye ariko abantu nibajye baza hano kuri icano yacu tubabwira ukuri tubabwira umuntu uyoboye hano muri aka karere tujye tureba uri hari koda ureba ndetse oya uri haba ari nk'agakingirizo Samia Suluhu Hassan se ayoboye uri haba ari nk'agakingirizo wari uyoboye n'uyu none se wovuga ko Tshisekedi ayoboye hayoboye umubirigi bro hayoboye abazungu ntago uriya niko Kevide yafashe mu 20 ko Kevide yaba Neva yaba Tshisekedi nta numwe uyoboye bose nta mwanzuro ibi n'abantu bake babyumva neza nta mwanzuro n'uyu numwe bifatira reka tunasoza amakuru kwanza aho bigeze rero ubutegetsi buyoboye gutya yagebira babinambabaje bayoboye ndese none se yo babayoboye reka nkubwire ikintu cyane ubutegetsi buyobowe n'abantu babiri babonye yuko na perezida mu 23 ngo afite iturufu uretse nkubwire ubu butegetsi leta ya Kinshasa leta ya Tanzania leta y'u Burundi ntabwo bizi ko biri muri Afrika yunze ubumwe nase ntabwo wabonye ababiri ko batangiye kuba bagira ntabwo uzi ko ari mu muryango wa EAC iyi EAC ivuka urabyibuka uzi intambara yabaho kugira ngo itaba babonye ko EAC nk'uburasirazuba bwa Afrika bishyize hamwe babona yuko amahanga atagiye gushobora ibi bihugu bitewe nuko harimo perezida Pike Kagame baratamba mu nzira zishoboka zose kugira ngo ubu bumwe bwa EAC butabaho leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ubutunzi bushobora kuba EAC yishyize hamwe bakaba babukotorora neza cyane nta bazungu bakongera reka umbwire ikintu babonye ko bagiye kunga ubumwe bagize gute niyo mpamvu ari gushora imbaraga zishoboka zarizo zose kugira ngo babusenye kandi icyo nakubwira kimwe sibyo bizashoboka reka umbwire ikintu kimwe uzi ko uretse Kongo yiretse imyaka nk'itatu nta nambari irimo yakira kurenza na Amerika se babahuriye ubutunzi bafite Amerika irabufite ni nayo mpamvu badashobora gutuma iba mu mutekano n'uyu iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahantu hapfumuka esase bro hapfumuka mazutu hapfumuka peteroli ayibona nivamo ibi byose bishoboka biritora bigapfumuka mu musozi amabuye y'agaciro umwana bari gukubura akakubura none se ukambwira ko Amerika butuvugana barejagajaze nta kintu gisigayemo ndetse naho yavumbuka rero ntabwo batukura biteye ko hari umujyi niyo mpamvu Amerika nayo ishaka kwinjira hano muri Repubulika ya Demokarasi ngo deje yamaze no kwinjira ese niwumvishe itangazo ivuga ngo ingabo z'ababirigi Amerika itegetse ko ingabo z'ababirigi ziva ku butaka bwa Kongo ziva hose zizava zijya he ni nariko Amerika yarabitegetse izi drone zirenga 150 zabaye kuzaharwanira we ahubwo reka nkubwire Kongo igiye kubisibaniro ry'amahanga reka nkubwire ivumbu ukuntu ugiye gutumuka amunya South Africa ariyo Ubushinwa buriyo Amerika yivanzemo ako Pacifique twibuka ko umunya South Africa bamukubisa akagenda baramukubise aragenda nyine nubwo yagiye guca mu Burundi mu buryo bw'ari he gisangane hari abandi ariko mu by'ukuri bisangaho byamunaniye none se MONUSCO itunda abandi urabizi neza MONUSCO iri gutunda abandi bajyana gisangane izi ngabo zarengaga 6,000 ziri muri MONUSCO hakaba hasigaye 1,100
ariko bashobora kuba harimo hafi 300 bagiye he reka ntabwo nkubwire bagiye Pacifique, Gisangani Pacifique, reka nkubwire kuri iyi nshuro noneho abantu bashaka gusahura Kongo ndabona bitari buze gukunda. Umva nkubwire impamvu bitari buze gukunda kuko isi yamenye ukuri. Isi yamenye ukuri, Afurika yamenye ukuri, uvuga ngo isi irimo abazungu bitwa kari bo banayoboye. Uvuga ko isi yamenye ukuri. Hajemo no mu Rusiya udakunda ibintu byo gukoroneza. Umurusiya se ari kuvuga iki? Akoze iki se Umurusiya na ejo bundi muri UN Security Council umuntu uhagarariye Urusiya umva ukuntu yavuze, yaravuze ati ibibazo byose irimo, yaravuze ati ese ubundi kuki iyo FDLR bahora bavuga kuki mutabaza impamvu ikiri muri Kongo kandi mwarayigize nk'umutwe wakoze genocide kandi muyifata nk'umutwe w'iterabwoba. Ibyo kintu mu Rusiya yarabivuga. Ese u Rwanda ruramutse rugiye kuki mutareba impamvu rwaba runajyayo? Niko mu Rusiya yabajije. Umurusiya niwe muntu wavugisha ukuri, ariko iyo nkuru nta hantu wayisanga kubera ko yaravuze ati mwebwe sindi kubyibuka neza. Urana bano bazungu bo mu burengerazuba, niwe mu burengerazuba hagati aho nibo bafashe baca, harimo ababirigi, harimo abongereza, harimo abanyamerika, nibo baciye no migabane bafata icyahoze ari ikigabane kinini cy'u Rwanda bagishyira ku Burundi, ikindi bacyomeka kuri Uganda. Ibyo n'ababirigi babikoze, ntago ari ababirigi. Reka mubwire haba intambara ya kabiri y'isi irangira, reka mubwire tujye mu mateka, intambara ya kabiri y'isi irangira noneho hakabaho icyo bita Berlin Conference, inama yabereye i Berlin. Ababirigi babahaye kuza hano bagakoroneza bagakoroneza u Rwanda, ibice bari bambuye Ubudage kuko ari bwo bwatsinze intambara ya kabiri y'isi n'iya mbere, sibyo? Noneho bamaze kuyitsindwa babaha ababirigi ngo abaribo baza kutuyobora. Noneho baje kutuyobora baravuga bati iki gihugu ukuntu kingana cy'u Rwanda, u Rwanda kuva na kera mu muco wabo harimo ibintu byo kurwana cyane, bari baragiye bigaburira ahantu hanini cyane. Baravuga iki gihugu kugira tugikontorore reka tugicemo ibice. Urumva ariho haje kuvamo gucamo ibice binini, bimwe babishyira kuri Kongo, ariho havuye bari abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Rero abantu bagiye babyumva neza, sibyo? Tuvuga ngo AFC M23 bamenye ko ari abantu barwanirira igihugu cyabo atari abanyarwanda, sibyo? AFC M23 byaturutse kuba ababirigi baraciyemo ibice gutyo. Noneho rero nyuma yo gucamo ibice gutyo niho byahavuyemo za Masisi. Ibyo ibice byose uzumva muri Kongo byitiranwa n'amazina y'u Rwanda byaturutse kuba hari ibyo bice byose byari biri ku Rwanda, ngo za Goma, ngo za Mogoma, ngo za Bambiro, ngayibaze mu Bambiro, za Sake, za Masisi, za Kanyarucinya, za Hena, za hehe. None se Pacifique kankubaze nuza Uganda si hari ibice byari biri ku Rwanda bikajyayo Rwanda. Ubu se ko abo baturage batavuga nk'abanyarwanda ko bita abanyekongo, ariko ibyo bintu uzi ikintu neme mu Rusiya se n'ubu tuvugana impamvu Kongo itari kunga ubumwe muri Uganda. Twababwira igice kinini cyane kigize Uganda kikirimo abaturage banavuga ikirimi cy'ikinyarwanda, ariko bitwa abanya-Uganda, bahabwa uburenganzira bushoboka kandi n'abanya-Uganda ijambo ryaryo ryose bararigira muri leta. Ariko si igice cya Masisi, igice cy'uburasirazuba bwa Kongo bwose bufatwa nk'abandi bakongomani. Icyo kintu wakibaza, kadusoza amakuru tuzavuga ejo wenda. Yes, reka rero duse n'abagarukiriza icyo kintu tuzaki. Niba uri kudukurikirana, niba uri kudukurikirana uri kumva amakuru, andika muri comment icyo gice muzagikomeza kabisa, bibaha neza cyane. Impamvu nyamukuru hano mu burasirazuba bwa Kongo hatari umutekano nzayibasesengurira 100% kubera ko nge ndabizi aho inkomo kuva byatangira kugeza na n'ubu hakirimo intambara. Nzababwira imva n'imvano turetse na FDLR na mbere uko FDLR byarabaye nge nabikurikirana. Kadusuze bene wacu b'abanyamurenge bari. So rero reka dushimire abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana, sibyo? Bahoye bakomeje kumva amakuru sugudukurikirana. Bahoye bakomeje kudukurikirana kuri uno muyoboro wacu. Ubu twahinduye ndetse umuyoboro ntago ukitwa izina, ntago rikitwa Air Rwanda TV. Itandukano cyangwa se ni mu Gifaransa ni la différence. La différence nyine nuko nyine ni la différence nyine nta kundi. Itandukaniro. Yes, okay, kuri mikoro ya mbere yari Mr. Jackson ubagezaho amakuru. Aya ni ngewe wabagezaga amakuru. Kuri mikoro ya kabiri yari Mr. Jackson.
kuri mikoro ya gatatu nk'umutumirwa w'icyubahiro tunamukurura n'isare yari Pacifique nk'ibisanzwe. Yes, njye mwumvaga yari wa musore wanyu ukunda kubagezaho amakuru. Reka mbabwire ngo Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao.